turi abantu ntituba abantu, turi abantu ntituba abantu. Nkomeye yombi nyir'uguhanga niwe wampanze amparaga inganza nkunda inganzo izira kugimba mu ruhanga rurimo ubwenge n'ikirenga n'irudasumbwa tumuhe impundu imihayo ikwire. Mbere yo gushoza reka nsuhuze bamba abashyitsi bose karibu iwacu ino turatarama tuvuga ibyivugo tukamasha, aho kuko tuzenga tuzira icyasha, ibyo tuzimana bizira ikasha. Hari impumu ngirira umuntu ugenda upfamo umuntu runtu rukamusumba rukamusenya mpaka na samudi ntirumenye isabato isi irashaje, imvugo yateye irakenya muntu. Burya mu byo umuntu ashobora kumva uko bitondetse mu bisanzwe iyo mu bushori haguma Imana imwe rukumbi itagira impanga idakura ukundi ihora ikuze, ukubaho kose niyo kuramutswa. Mu mico yose amagana yayo bazi Imana batanayize, iyo buri wese avuka yize, cyakora uko ayizi bigasukurwa uko imitaga iha indi mitaga izina ryayo ni urukundo. Igiriye uko yitwa yaremye byose uko ibihanga ibona ari byiza, igeze aho ihanga ikiruta ibindi, gifite isura igeze mu yayo kiba ikirenga mu by'ubuhanga maze kirenzwe kibura ubwenge sha. Aho kugenga isi kirayanga ya Mana kirayihunga gihera ishyanga ndi bubabwire ishyano ngaho riragitaha ngicyo kirirwa gicurera wagicyurira giti turi abantu. Turi abantu ubwo turasambana, turi abantu ubwo turaniba, turi abantu dukenya abandi, turi abantu tubiba urwango, turi abantu ubwo turarwana, turi abantu tuzira amahoro erega shenge turi abantu. Maze ibyo nabyumva ngahinda, turi abantu imvugo itumunga mu yindindira agatsindwa kuba icyo ntazi ngo uri umuntu, ikibi cyose ngo ndi umuntu, nyiramahane ngo ndi umuntu. Ariko kandi ikintera umusonga isi y'igicucu turimo none ibyirabiraya maze ikatwoshya iti nimwangane mfite irembe, iti nimwicane mfite icumbi, iti ntabirenze muri abantu. Abasizi rero turemye ukundi wasi reka nkucyurire birakwiye, zahabu utunze igatuma twicana iyo peteroli dukangisha korota nyinshi na diyama ukoresha utwoshya uti mu bishwanire, igihe kizaza tubigusigira iwacu sinubimenye cyane. Turi abagenzi ubimenye cyane ntitugutindaho ibyo urabizi, dore uwarangije ibibaye akagucamo yikomereza iwabo, ahataba itiku ntihaba urwango, ahataba imvugo ngo turi abantu. Bityo ngo utamaze nkunyaga abantu, usibye Imana niyo imusumba ibindi byose bimuri munsi, kandi umuntu asa n'Imana ubwiza bwayo iramusiga ubwende bwayo niyo buganaho. Kuba umuntu si ukumungwa, si ugukwirwa n'urubwa iteka, si uguteka inkono y'itiku, si ugusenda ubumwe mu bandi, si ugukandamiza abatoya, si ugutora imico y'umwanda. Kuba umuntu si ukuganzwa, si ugutungwa n'ingeso shingwe, ngo uhore uhimba ikinyoma hose, ngo uhore ubunza akarima henshi, ngo ushinze abandi uramutswe n'ibyo, sigaho si ibyo byo kuba umuntu. Kuba umuntu si ukuba nk'igikoko ngo uhore ukanga n'abagusanga, ngo ubishe iteka kugira ngo utinywe, ngo wigire icyatwa bakuririmbe ngo wumve rwose uri nk'akamana, burya ibuye risaza urwondo rugisukuma. Baho kandi ubane utavangura, burya nzibana yigeze ahaga ntinakunda umuntu n'indi mu bandi, naho nzigera yapfuye atagabiwe yazize ubworo ari mu batunze umuntu si ikibazo cyo kwirinda. Burya umuntu utari mu bandi ni wa wundi waheze ishyanga, ndavuga uwinywaniye n'inabi akaba atazi ijoro n'umunsi, kuri we byose yahumye kera, ururo n'icyatsi abona bihwanye nguwo umuntu waheze ishyanga. Ngaho turi abantu niduca urwango, inziga irimburwe habi neza, mbibe urukundo bagaze amahoro amahane rwose ahera iyo hirya, ahataba abantu haba inyamaswa, twe turi abantu ntituba abantu. Oshi, turi abantu tubiba ineza ikura ubuntu bugeze ibagara uwo muturanye arya icyo uriye, dore ko ibintu ari na rusange ntawe upfa bimaze nta n'ubimara ngo apfe, dusigeho kwifubika ibyo byaje. Nguko uko umusinga mva mu nganzo itanganza, ngahera umwuka nkifite isinzi ryo kubasiga ndikashye ngo nkaba igikaka nkaba igikwerere cy'umuhungu, narateruye ndamasha umushiha wihisha mu nda, nshibukana ishakwe nkura inabi ntanda y'umujinya ndi igifurifuri, uwumva mwemeje angabire ntunge, naho ubundi turi abantu ntituba abantu.
mani kano kantu mba nkabahaye kugira ngo mwumve ko burya filozofiya ntago ari amagambo gusa ari aho speculative. Ba Cicero ndetse na ba Heraclite kuva na kera na ba Parmenide ndetse filozofiya bayinyuzaga muri poems cyangwa se mu bisigo. Ubwo rero niwumva agasigo cyane cyane ujye ugasesengura, haba harimo ibintu byinshi. Hari imvugo yateye ngo turi abantu, ngo rega shenge, ngo nahise ngo turi abamarayika. Singaye na Burezi wavuze ngo l'homme n'est ni ange ni bête. Rero nituba abantu ire homme hari icyo arusha inyamaswa, hari n'icyo arushwa n'abamarayika. Ire ni ange ni bête, soyez donc les hommes. Homme nyine ni umuntu urimo aho ngaho nk'uko byumvishe. Please abonnez-vous, subscribe, follow me, hanyuma dukomeze turebe ko twabana tukungurana ubwenge. Ciao ciao, nanjye ubwo nyine mba mbataye. That's philosophy kuri Logos 26.